Reka tubasuhuze mwese abakurikiye Blessing Miracle tubifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Turabashimiye kubwo kukomeza kubana namwe mushaka gukurikira ibiganiro byacu biba kuri Blessing Miracle, mwakanda subscribe ahasigaye mugakomeza mukadukurikira. Imana ikomeze ibaho umugisha, Imana ikomeze ibane namwe kandi ndabizi neza mu mwanya w'ijambo tugiye kwinjiramwo murahabwa umugisha. Ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire uyu munsi wa none. Yesu abampera umugisha. Dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 40 duhereye ku murongo wa 4. Noneho rero uyu munsi ndakubohora gukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakuboneye haba ari hujya. Nimwakira ijambo ry'Imana. Niri jambo nshaka kugira ngo mvugane nawe kuri iyi saha. Jambo ry'ubuzima, jambo ribohora, jambo rikiza. Jambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uza tugende. Jambo riravuze ngo nzakugirira neza, ariko ondi press kando inimarayi. Nudashaka nanone ko tujyanayo, jambo riravuze ngo urorere. Bibiliya iravuze ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakuboneye haba ari hurya. Hari igihe shobora kubukora ariko ugakora uboshe, gacuruza inyanya uboshe, gacuruza amadegede uboshe, gacuruza butiki uboshe, gacuruza iyo myumbati uboshe, gacuruza izo nyama uboshe, ugakora buri kintu cyose cyose uboshe, ugacuruza ibyo bitenge uboshe, ugakora ikintu cyose cyose uboshe. Ariko ondi presalo onekla. Jambo riravuze ngo uyu munsi Mana yiteguye kubohora ubuzima bwawe. Mana yiteguye gutabara ubuzima bwawe. Humura. Mana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo mwana wanjye Yeremiya, uyu munsi ndakubohora. Yeremiya Mana yamubwiye aya magambo ari muri gereza. Ntabwo nzi ahantu uri. Shobora kuba uri muri gereza y'ibibazo, shobora kuba uri muri gereza y'ibigeragezo. Ariko uyu mwanya ndavugana nawe nkurikiye. Uyu mwanya ndavugana nawe uri kumwe nawe. Uyu mwanya ndavugana nawe byacanze. Uyu mwanya ndavugana nawe umeze nk'uri mu buzima buboshe. Uyu mwanya ndavugana nawe uri mu gahinda. Uyu mwanya ndavugana nawe watawe. Uyu mwanya ndavugana nawe uri muri ubwo buzima. Wewe ubona ko ubuzima bwawe buboshe. Imana iravuze ngo uyu munsi irakubohoye. Haleluya, haleluya. Uyu munsi irakubohoye. Jambo rya mbere iravuze ngo iragukuraho iminyururu abarozi bakubohesheje. Abarozi baraje barakuboha. Niyo ukoze ibyo ukora nta kintu na kimwe gikunda. Niyo ugerageje ibintu byose biranga. Wagerageje no gushaka uruko rurasenyuka, ndetse nta kintu na kimwe ukoraho. Nshuti yanjye uraboshe. Urakeneye imbaraga z'Imana zakuboho. Urakeneye imbaraga z'Imana zagutabara. Urakeneye imbaraga z'Imana zakuboho.
uyu munsi ndakubohora ondi kidebone ya sikra, ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. Jambo riravuze ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakudebone sika, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Jambo riravuze ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye habari hujya. Yeremiya amaze kumva aya magambo yiyumvamo imbaraga. Urangije kumvira ijambo, wakira imbaraga zikiza, wakira imbaraga zibohora, wakira imbaraga zigukuraho iyo minyururu iboshe amaboko yawe. Erega nubwo bigaragara kutaboshe ariko uraboshe, nubwo bigaragara ko ubuzima bwawe butaboshe ariko genda kubona nk'uboshe, nubwo ugaragara nk'umuntu uriho ariko ntabwo uriho, nubwo ugaragara nk'umuntu useka ariko ntabwo useka, nubwo ugaragara nk'umuntu uvugana n'abandi ariko ubuzima urimwo ntabwo bukwemerera kuba muri ubwo buzima. Imana iravuze ngo irakubohoye, Imana iravuze ngo irakubohoye, ikubohoye hiyo ngo y'abadayimoni. Hari za karande zo mu miryango y'iwanyu, karande yaho wavukiye, karande yaho washatse, karande ikikugendaho. Ijambo riravuze ngo irakubohoye. Nshuti yanjye ukurikiye, nshuti yanjye unkurikiye, ndashaka kubwira ngo akira imbaraga zibohora, akira imbaraga zibohora, akira imbaraga zibohora. Yabwiye Kuro, iramubwira ngo izamujya imbere. Numara kubohoka Imana izakujya imbere, numara kubohoka uzatabagwa, numara kubohoka uzakira imbaraga, numara kubohoka uzakora vyemere, numara kubohoka nawe uzavyara nk'abandi, numara kubohoka nawe uzashaka rukomere. Ndabizi neza uragwana n'imbaraga ziwanyu zishaka kukuboha, zishaka kudashaka, zishaka kudakora, ariko ijambo riravuze ngo uyu munsi ndakubohoye. Akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, akira imbaraga mu izina rya Yesu. Ibintu bigiye kugenda neza kuko imbaraga yari ikuboshe Imana yikuvanyeho. Reka nkusengera Imana, nkwingingira Imana, mutabarize Imana, Imana igutabara, Imana ikurengere, Imana iguha ubuzima. Data mu izina rya Yesu, uyu mwanya ndasenze buri muntu wese yarankurikiye, ndasenze kugira ngo izi mbaraga zibohora, izi mbaraga zikiza, izi mbaraga zitabara, none hazimugereho, none hazimurengere, none hazimurengere, none hazimurengere. Izo mbaraga nizo ninginze uyu mwanya kugira ngo zibane n'uyu muvyeyi, kugira ngo zibane n'uyu mugabo, kugira ngo zibane n'uyu musore, kugira ngo zibane n'uyu mukobwa, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen.